ishingiye ku myemerere, ndabahamagarira kugira ngo muze tuganire turebe ukuntu imiryango yabaho neza, imeze neza, umugore n'umugabo babaho bameze neza. Urumva igihugu gifite imiryango yubakitse neza kiba ari kizima, muzima, uri strong, ufite imbaraga. Hello bakunzi ba iyi channel yacu Aime TV show, turabasuhuje cyane, mugira amahoro aho muri hirya no hino ku isi, turabakunda cyane, muri inshuti zacu nziza, abari i Burayi turabasuhuje cyane, abantu bari muri Amerika badukurikira turabakunda cyane, turabasuhuje, abantu bari i Burundi, inshuti zacu ziri i Burundi, hariya mu Gihosha, hariya Kamenge, abantu bari hariya mu Kinindo, abantu bari hariya Kibitoke, turabasuhuje cyane mwese aho muri, turabakunda, tubafite ku mutima, tubafite ku mutima buriya. Tubifurije umwaka mushya muhire rero, uyu mwaka wa 2025 uzababera umwaka w'ibyishimo, uzababera umwaka w'amata n'ubuki, uzababera umwaka wo guhirwa, muzawugiremo amahirwe menshi. Mbega muri make tubifurije kugubwa neza, abantu bose mukunda Imana muri uyu mwaka nimukomeze muyikunde, abantu mwese mukunda gusenga mukomeze musenge muri uyu mwaka. Mbega ibyiza byinshi Imana yateguye mureke tuzabironke, ni ukuri nifuje ko tuzaronka ibyiza byinshi muri uyu mwaka wa 2025. Hanyuma nk'uko bisanzwe rero, uwo muri kuvugana ni Aime Moses, ni Aime Moses murimo muvugana, inshuti yanyu mukunda, kandi mugiye kuzajya muhora muganira kuri iyi channel, tugiye kuza duhora tuvuga byinshi byiza byo kuri iyi channel. Iyi channel rero ni shyashya, iyi channel tuyitangiye kugira ngo tuzajye tujya inama nk'abantu bakuru, nk'abantu bakeneye kubaho neza, nk'abantu bakeneye ubuzima bwiza. Intego rero y'iyi channel ni ukugira ngo twubake umuryango mwiza, umuryango uzira amacakubiri, umuryango uzira ibibazo, umuryango ufite imbaraga. Ndahamagarira rero abantu bose, abahagarariye imiryango, itorero rifite umuryango wubakitse neza, rya torero rirakomera. Ubwo rero ndabahamagarira kugira ngo muze tuganire, turebe ukuntu twakubaka imiryango, kandi imiryango imeze neza. Nzajya mbatumirira abatumirwa benshi bafite ubunararibonye ku bijyanye n'imiryango, baze baduhe impuguro, baze batwigisha, muzaba mugenda mubabona batandukanye, abazemera gufatanya nanjye mu rugendo ntangiye rwo kugira ngo twigishe imiryango y'ubu uburyo igomba kubana neza, uburyo bagomba kwirinda ibintu bibahungabanya, uburyo bagomba kwirinda ibintu bibatandukanya, ahubwo bagashyira imbere icyo bapfana kurusha icyo bapfa. Ibyo bintu bizaba ari sawa cyane. Rero ndabinginga kugira ngo muze dufatanye, abumva babifuza mukore subscribe rwose, mutange commentaire, mumpe subscribe, munshyigikire kugira ngo twubake ikintu gifite imbaraga, munshyigikire, twamagane ibi bintu biri kujya bivuka, ukumva ngo umupasiteri ngo yatandukanye n'umugore. Ibyo bintu muze tubyamagane. Ibi bintu muri kujya mwumva ngo umuntu ngo yataye ngo abana 5 ngo ajya kubana ngo n'umuntu ngo n'undi muntu nawe wataye umugore, ngo wasezeranye ngo wataye umugore n'abana. Ibyo muze tubyamagane. Ibyo bintu by'ukuntu abana bari kujya bitwara nabi muri ubu buzima, muze tubyamagane, ubundi duhangane n'ikintu cyo kugabanya divorce mu Banyarwanda, ahubwo twubake ubumwe bufite imbaraga. Muze rero mukande subscribe kuri iyi channel,
yanjye, ni Aime TV show, niyo cano tugiye kujya tuganiraho ibintu byubaka umuryango, ibintu bikomeza, bituma tuzagira imbaraga muri ubu buzima, tuzagira imbaraga muri ubu buzima, twige ukuntu umugore n'umugabo bagomba gukundana, twige ikintu umugore n'umugabo bagomba gushyira imbere mu buzima, twige ikintu abana bagomba gushyira imbere iwabo mu rugo, twige ukuntu abana bagomba kwitwara mu rugo, twige ukuntu abantu bose bagomba kubaho muri ubu buzima kugira ngo igihugu cyacu gikomere, hanyuma tugire imiryango imeze neza. Ibiganiro byacu rero ntakagaruka, ngiye kujya mbashyiraho ibiganiro byinshi. Uyu mwaka umva ni njye namwe uyu mwaka ni njye namwe, uyu mwaka rwose ni njye namwe, kandi ndumva bizagenda neza nimushyigikira, ndumva bizaba bimeze neza nimumba hafi, kandi kugira ngo umenye ko mumba hafi ni uko mukanda subscribe, tukagira abasabu benshi, kandi ni uko ibiganiro byacu mubireba kandi mukabireba byose, ni uko ibiganiro byanjye muzajya mubireba kandi mukabikurikirana byose, ni uko ibiganiro ni uko muzajya mumpa komantere, mukeneye kunyungura ibitekerezo mukabyandika muri komantere, urumva, hanyuma nyine tukazamura iyi content. Dukeneye kubaka, nabwiye ko dukeneye kubaka umuryango mwiza, umuryango mwiza ufite ubuzima buzira umuze, ubuzira amacakubiri, uzira umwiryane, uzira nyine naricaye ndatekereza, ndeba nyine ibintu biri kubaho muri iki gihe, ndeba ukuntu abantu benshi cyane ingo zabo ziri kumera, niyo mpamvu nagize igitekerezo ndavuga nti rero ubu ngubu reka nubake uburyo nubake cano twajya tuganiriraho, nk'abantu bakuze, nk'abantu bakeneye kugira umuryango umeze neza, noneho tujye tuganira, duhana ibitekerezo, turebe icyo twakora kugira ngo iyi miryango yacu imere neza, kugira ngo twubake igihugu gifite umutekano, gituje, kitarimo ibibazo, duhangane na bya bindi duhora twumva hirya no hino, ngo umugore yishe umugabo, ngo umugabo ngo yishe umugore, ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo umwana yishe ngo papa we, ngo umwana ngo yishe mama we, ngo umwana ngo yasambanyije nyina, undi nawe ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo nibyo ngira ngo duhangane nabyo muri iki gihe, ibyo nibyo ngira ngo twige uburyo ibyo bintu tugomba guhangana nabyo, tudaciye ku ruhande. Niyo ntego mfite kuri iyi cano, niyo ntego mfite muri iyi gahunda ntangije. Waba uri hanze rero, waba uri mu gihugu hirya no hino, wumva ukwiye kudushyigikira, wumva ukwiye kuduha ibitekerezo, rwose turaguhamagarira kugira ngo iyi cano ntuzayirengeho udatanze igitekerezo, iyi cano ntuzayirengeho udakanze like, iyi cano ntuzayirengeho utarebye ibi biganiro byacu tugiye kujya dushyiraho, kugira ngo duhangane n'iki kintu cy'uko abantu, umugore ngo ari gutwara umugabo w'abandi, umugabo ngo ari gutwara umugore w'abandi. Ibyo bintu nibyo nshaka ko duhangana nabyo. Tuzasesengura ibintu byinshi, tuzasesengura amasije menshi, ariko birasaba ngo nyine kugira ngo mumfashe muntere inkunga mu buryo bwose, yaba inkunga yo kumpa subscribe ni inkunga ikomeye cyane, inkunga ya komanteri ni inkunga ikomeye cyane, inkunga yo kukireba iki kiganiro cyose ukagisoza ni inkunga ikomeye cyane, inkunga y'amafaranga ni inkunga ikomeye cyane, inkunga y'ibitekerezo ni inkunga ikomeye cyane. Icyo nakwifuza ni uko iyi cano yatera imbere, ubundi tukubakiraho imiryango myinshi ikabaho ikomeye, bitewe natwe, bitewe nanjye, bitewe nawe. Ndaguhamagarira rero kugira ngo icyo kintu tugikore. Murakoze, mwari muri kumwe nyine nanjye Aime Moise kuri iyi TV yacu Aime TV show. Ubwo nk'uko nabibasabye nyine
muzakomeza mudufashe, ibiganiro byacu nakagaruka tuzahora tujye tuganira tureba ibintu byinshi bimwe na bimwe biba bibangamye mu ngo, ibintu byinshi bimwe na bimwe biba bibangamye muri ubu buzima, bituma abantu benshi cyane batizerana kandi bubatse ingo kandi bagakwiye kwizerana, hanyuma Imana kandi nayo ijye ikomeza idushyigikire. Noneho gusoza rero iki kiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo mbasabire umugisha abantu mwese, Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwiteguye kubana nanjye muri uru rugendo ntangiye, Imana ibahe umugisha. Abantu mwese muzakanda subscribe, Imana ibahe umugisha. Abantu mwese muzampa commentaire, abantu mwese muzampa ibitekerezo, abantu mwese muzantera inkunga mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, mbasabira umugisha, Imana ibahe umugisha. Hanyuma muzagire umwaka mwiza, umwaka wa 2025 uzababere mwiza, ibyari biteganijwe kuba bibi kuri mwe Imana izabihindura bigire byiza, ibyari biteganyije kubabera umubabaro bizababera ibyishimo, ibyari biteganijwe kubabera imbogamizi ahubwo bizababera inzira yo kugira gute, yo gushyika ku byiza. Ubwo rero mbifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana, ubundi mukomeze muze tubane. Yari Moses Aime, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.